Kukonye nababariwe ibyaha n'urukundo rwinshi Yesu yangiriye niwirata wirata umusaraba niwishima ushimira umusaraba umunezero wawe uwo muri Yesu kuko ariwe waguhesheje amahoro niwirata wirata umusaraba niwishima ushimira umusaraba umunezero wawe muri Yesu kuko ariwe waguhesheje amahoro iyo nibutse uko yavuye mu ijuru agasiga icyubahiro nkwancungure ibabaza umutima wanjye mbonye ukuntu mu bikorwa ntari nasa n'ijambo iyo nibutse uko yavuye mu ijuru agasiga icyubahiro nkwancungure bibabaza umutima wanjye mbonye ukuntu mu bikorwa ntari nasa n'ijambo niwirata wirata umusaraba niwishima ushimira umusaraba umunezero wawe uwo muri Yesu kuko ariwe waguhesheje amahoro iyo dore ikintu kinezeza umutima wanjye nukwibuka iteka nari nciriweho maze Yesu afata umwanya wanjye arapfira n'urukundo rwinshi Yesu yangiriye dore ikintu kinezeza umutima wanjye nukwibuka iteka nari nciriweho maze Yesu afata umwanya wanjye arapfira n'urukundo rwinshi Yesu yangiriye niwirata wirata umusaraba niwishima wishimira umusaraba umunezero wawe uwo muri Yesu kuko ariwe waguhesheje amahoro niwirata wirata umusaraba niwishima wishimira umusaraba umunezero wawe uwo muri Yesu kuko ariwe waguhesheje amahoro nilipofika Goligota nikaiona huko neema kama moto neema ya ajabu neema ya Goligota ni kama bahari kubwa neema kubwa kama mto neema ya kutosha neema ya Goligota ni kama bahari kubwa neema tena ya milele neema ya kutosha nilipofika moyo wangu ulilemewa sana sikufahamu bado vema neema yake kubwa neema ya Goligota ni kama bahari kubwa neema tele na ya milele neema ya kutosha neema ya Goligota ni kama bahari kubwa neema tele na ya milele neema ya kutosha nilipoona kwamba Yesu alichukua dhambi neema ikazilika na moyo ukapona neema ya Goligota ni kama bahari kubwa neema tele na ya milele neema ya kutosha neema ya Goligota ni kama bahari kubwa neema tele na ya milele neema ya kutosha mbinguni nitakapofika furaha itakuwa muimba juu ya neema milele na milele neema ya Goligota ni kama bahari
bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Imana ihabwe ishimwe n'icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Rero murumva ko uyu munsi hajemo n'itandukaniro nk'uko dusanzwe tubigenza, ariko byose twababwiye ko nimukurikira mukajya murita kuri gahunda y'Imana yateguye kuri mwe n'ibirenze ibingibi bizaza, kuko ni ugukora Uwiteka hakiri kare, ukora Uwiteka hakibona, ukora Uwiteka ukore ugifite igihe, ukore ugifite uburyo, kuko turabizi ko intwari ziragenda zigatambuka, ibikomeye Uwiteka bihangura, ibidashoboka ku Mana birashoboka. Uwiteka rero agira neza. Numvishe ngira mugenzi wanjye ko twarimo turirimba indirimbo nziza zidufasha gukomeza urugendo no gukomeza abagenzi bajya mu bwami, turirimba ku buntu n'imbabazi Uwiteka yatugiriye. Ejo bundi ubwo twaganiye ku magambo meza avuga ku bahiriwe abaribo. Rero hari abantu bajya babona amahirwe bakayarangaraho, bakayanyanyagaraho, bakifata uko bashaka, bakabifata uko bishakiye, bakabifata nk'ibisanzwe, bakagira ngo ni ibintu byoroshye, nyamara ibintu bikomeye. Rero ndakubwira mwene data, ndakubwira mushiki wanjye, ndakubwira wowe muvandimwe undeba uyu munsi, nuzatureba ejo n'ejo bundi hazaza, umenye kumera ku mahirwe wahawe, kuko amahirwe yarangayeho mu kanya gato aragucika. Mu by'ukuri Imana ishimwe kandi izadukomereze muri uru rugendo, izakomeze iyobore intambwe zacu kugeza ku musozo w'uru rugendo. Imana izaduhereze iherezo ryiza. Murakoze, murakarama. Amen, amen. Imana umugisha buvandimwe. Rero twamushimira, Imana imumugisha kandi nawe ikomeze ubuzima bwe mu mwuka no mu mubiri. Rero hano tugiye kugira ngo dusome amagambo yanditse mu gitabo cya Matayo. Matayo ni 10:25, ibice 25, umurongo wa 11. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Hanyuma babakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati, nyakubahwa we, dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Imana ihumugisha ubusomyi bw'amagambo yayo. Reka duce bugufi rero dusenge, kugira ngo nanone iby'Imana yateguriye kuri uyu munsi tubashe kubisangira, kuko ibyo kurya by'Imana ni umutsima wavuye mu ijuru, kugira ngo uwuryaho wese atazapfa, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uwera Mana yacu kandi Mana igira neza, turongeye turakunamiye kuri uyu mwanya, kuko ari wowe Mana ikwiriye icyubahiro. Wadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Warinze bene data, urinda abaki bacu, urinda abavandimwe bari no hino mu mpande zitandukanye. None wongeye kutwemerera ko uyu mwanya twaturuganira nabo, tubabwira kugira neza, tubagira gukomera, tubabwira imirimo y'Uwiteka. Mwami, mu kanya bo twari imbere yawe turi kumva amagambo, nanone mu gitondo twumvishe ubumwe bukora imirimo ikomeye, ubumwe busenya, ubumwe burubaka, ubumwe Mwami ndakugira kugira ngo Mana ubuduhereze. Ko Mwami ngo bamanutse, ngo bageze mu kibaya, ngo bigira umwe, ngo baba ubwoko bumwe, bavuga ururimi rumwe, baravuga ati icyo tuzakora cyose turi kumwe, dushyize hamwe bizagenda neza. Natwe Mwami duhereze kuvuga kimwe, kandi duhereze gushira hamwe, tuvuge kumwe, turebe kimwe, kugira ngo ijambo ryawe gere kwa mwinkomyi n'intambara za hato na hato, kuko ijambo ryawe twese nitubireba kimwe uzamanuka ubane natwe. Ngwino twiteho, tangira natwe kandi uherukane natwe, abatwumva n'abazatwumva uzaduhane umugisha. Tubyambaje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Nk'uko rero mumaze kubyumva, twumvishe amagambo yanditse mu gitabo cya Matayo 25,
uyu wari umugani, ariko hari ahantu nageze ejo abahinzi barahinga ariko imyaka ntikure kimwe, kandi uhavomera n'umwe, umuhinzi n'umwe, ubagara n'umwe, ariko nahageze nsanga uruhande rumwe niba ari ibishyimbo byarimo n'ibigori biragaragara neza, akandi gahande karumye kararaba kagaragara nabi, kandi umurima ari umwe. Rero niyo mpamvu abwira ngo iri jambo ni rimwe, ariko iyo ubyumvise nabi ubasha kugenda nabi, kandi ijambo ari rizima. Ugasanga ubuze ubuzima, ijambo ari rizima. Ugasanga uhagaze nabi, kandi ijambo ryo rihagaze neza. Niyo mpamvu hano batubwira ku mugani w'abakobwa 10, aba bakobwa bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bumva amagambo hamwe, ariko bose uko bari bumvishije biravuga ngo ni abari, ariko biravuga ngo 5 bari abanyabwenge, abandi 5 ari abapfapfa. Kuki 5 bari abapfapfa? Nuko bumvishije ijambo ry'Uwiteka ntibarikomeza mu mitima yabo. Abanyabwenge ngo nabumva amagambo y'Imana bakayakomeza bagakora icyo ijambo ry'Imana rivuze. Nuko hano hepfo aravuze ati ngo hanyuma ngo abakobwa bose uko bari bangana barahunikira barasinzira. Bakimara gusinzira mu gicuku hagati, erega mbabwize kuri turi mu gicuku, kandi murangara mugasinzira inzira murahusha inzira, kuko inzira ni imwe. Agiye kuza bidatinze, mbese azasanga uri maso. Ba bakobwa barasinziriye, ariko 5 basinzira n'ibanga. Ese ufite ibanga muvandimwe? Ese kuri muri kampani ukaba uri gukora? Ese kuryamye iwawe? Ese aho wicaye wicaranye ibanga? Aho uryamye uryamanye ibanga? Mwumvishe ko hari ijambo rivuga ngo mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Kuko mutazi iki? Umunsi cyangwa igihe. Amen. Kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Hano rero avuga ati nuko ngo umukwaje bose barakanguka, bamwe baboneza amatabaza yabo baracana, ariko mu gucana kwabo abari bazanye amavuta mu merezo baracanye, amatabaza yabo araka, kuko bafite amatabaza bafite n'amavuta. Ariko 5 bandi bari bafite amatabaza nta mavuta, bagiye gucana ntabwo amatara yakwaka, sibyo? Nta mavuta. Kuko tumenyere muri Afrika ducana butodowa, ubwabo koroboyi benshi barabuzi, abandi bari bafite amatara, ntago bajya gucana itara udafitemo petroli. Ntago byashoboka. Nabo rero bajyanye amatara bibagirwa amavuta, bajyanye amatabaza bibagirwa amavuta. Abo n'abapfapfa bayobewe kwakira amavuta. Ayo mavuta bira tuya ngo ni umwuka wera. Umwuka wera kuwakira ni nonaha, kumva ijambo ry'Imana ni nonaha, gukizwa ni ubu ngubu. Emera wumve agakiza kakugeraho, nabashe gukira mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana igira neza. Bene data mube maso. Ntago ndabakereza, ubu mwumvishe ko turabataganya gatoya iyo tugane kuri ijambo mube maso. Amen. Amen. 13 turavuga ngo nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Ngo nuko mube maso bene data, mube maso bavandimwe. Bibiliya avuga ngo iyo umurinzi w'inzu cyangwa nyirinzu iyo aza kumenya igihe abajura barazira gucukura inzu ye ngo bamutware iby'ubutunzi, ngo bamwibe ibyo afite, yakabaye maso. Nawe rero wakitwa none ufite ubutunzi bwawe. Ubutunzi bw'Imana ni wowe ubwawe, n'ubugingo bwawe, n'umutima wawe. Ba maso. Hari abajura bari gushaka kuza kudusahura ubutunzi bw'Imana duhaye, bari kuza kudukuramo ibyiringiro. Amen. Amen. Mube maso. Dukomeze icyo twahawe. Ko nutaba maso baraza gutwara ubutunzi bwawe. Hano hirya nanone muri Matayo 13, muri Matayo 13 twarasomye ubushize, rero twongeye tuhasome Matayo 13 umurongo wa 16. Haravuze ati ngo ariko amaso yanyu arahirwa. Amaso yanyu arahirwa kubera iki? Ko muri maso. None sugira ngo nusinzira amaso arahiriwe. Nutaba amaso ugahumiriza naga amaso arahirwa. Amaso ari maso niyabona. Ntabwo mvuze ngo mukanure amaso, aya maso y'umubiri ngo yakanure ngo nibwo uzabona. Aya maso y'umubiri ngo arahirwa, hoye nagari amaso y'umubiri.
ntabwo amaso agomba kuba amaso ari amaso mubona. Amaso ahirwa ni ya maso areba kure, ya maso areba nk'ikizu. Ikizu ntabwo kireba hafi, ikizu kireba kure. Ayo maso rero arahirwa kuko abona ibyo abantu ab'isi batabona, n'imitima yanyu ikakira ijambo ry'Imana mukabasha kumva ibyo ab'isi batumva. Biravuga ngo ijambo ry'Imana ku banyabwenge ni ubugingo buhoraho, ariko kubazarimbuka ijambo ry'Imana kubarimbuka, ijambo ry'Imana ku bapfu naryo ni ubupfu kuri bo. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana kubarimbuka ni ubupfu. Ibi tubabwiriza abenshi barabyumva kumva ari ubusazi, bakavuga ati uyu nawe yatangiye, uyu kandi nawe yaje. Oya, birakwiye ngo dukore Uwiteka kibona. Amen. Kuko igihe kirageze kugira ngo abantu bamenye kandi basobanukirwe. Abantu benshi bari gukurikira ibyo batazi, bagenda birukanga inyuma y'umuntu. Umuntu akabwira ngo Abraham di Jesus ukumva abantu bavuga ngo Yesu yaravuze, ariko ibyo Yesu yavuze eske babituramo cyangwa Imana yabahaye umurimo bamara kurengwa bakibagirwa bagasigara bashakisha imibereho n'ibindi bintu kugira ngo bafate baba Kristo babegereze icyo Imana yabahaye. Bene data bashyi bacu bavandimwe, genda babwira ngo dukomeze icyo Imana duhamagariye. Amen. Amen. Icyo twahamagariwe tugikomeze. Twumvishe ngo ubumwe bukora umurimo ukomeye, ubwo bumwe bugume muri twe. Urukundo rw'Imana yashize muri twe rugume muri twe. Ntabwo wakunda mwene so cyangwa se gukunda Imana utabasha gukunda mwene so ubona. Mbere kugira ngo ukunde Imana, manzi ukunde mwene so mubana ubuzima bwa hato na hato. Mbere kugira ngo ubashe guhereza Imana, manzi uhereze bene so ubona, abavandimwe ubona. Runaka arakubwira ngo mpa ukanga, nakubwira ngo mfasha ukanga, ariko uravuga ngo gufasha Imana. Imana nifashwa. Imana iby'isi byose, ubutunzi bwose, ibyuzuye isi byose ni by'Uwiteka n'abayirimo. Mbere kugira ngo uhereze Imana, manzi umenye kubana nabo muri kumwe, kugira ngo ubashe kumenya kubana n'Imana, kugira ngo ubashe guhereza Imana, kugira ngo ubashe gukunda Imana. Kunda mwene so muri kumwe. Imana ni urukundo, natwe dukundana ngo bose bazamenya ko turi abigishwa b'Uwiteka. Amen. Amen. Abigishwa b'Uwiteka. Ni ukuri Dawidi we yarabivuze ngo njyewe ntabwo nakwemera kuryama ngo nsinzire ntarabonera Uwiteka ubuturo muri nge. Uwiteka ataraza ngo ature muri twe, ndagomeza mbe maso. Ntabwo nakwemera guhereza amaso yanjye ibihendene byanjye ngo mbereze gusinzira, izi mboni zanjye ngo nemere ko zigoheka. Uwiteka atarataha muri nge. Emera Uwiteka atahe muri wowe. Emera Uwiteka atahe muri mwebwe, maze Uwiteka nabasha kuba muri mwe mubashe gukora icyo Uwiteka ashaka. Amen. Ntabwo wamenya gukora imirimo myiza, ntabwo wakiranuka Uwiteka atari muri wowe. Reka rero dusoreze hano amagambo twaganiraga, n'amagambo twaganiraga avuga ati mube maso. Amen. Amen. Mube maso bavandimwe, mube maso bene data, mube maso bashiki bacu. Mube maso. Ijambo ndi kubabwira ni ijambo rivuga amahoro, cyangwa se kuba maso, kugira ngo amahoro y'Imana yo muri mwe. Niko mugomba kuba maso, nimushukwe, nimuyobwe. Ibituyobya abantu ni byinshi, ariko ndababwira ngo ntagire ikibayobya, ntagire ikibashuka. Mube maso. Amen. Mube maso kuko Uwiteka agira neza kandi icyo Uwiteka adusaba. Rero nari nshoje mbabwira ngo amahoro y'Imana abe muri mwe, kuko Uwiteka ari urukundo, namwe urwo rukundo rube muri mwe. Kuko Uwiteka ahantu Uwiteka ari harangwa n'amahoro. Ntabwo Uwiteka aba ahantu hari urusaku, ntabwo Uwiteka aba ahantu hari akavuyo, ahantu hari kuyomba. Ahubwo Uwiteka ni amahoro. Uwiteka ni amahoro. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Amahoro y'Imana abe mu bo yishimira. Amahoro y'Imana abe mu Uwiteka akunda. Amahoro y'Uwiteka abe mu Uwiteka yacunguye. Ndangiye mbifuriza peace y'Uwiteka kugira ngo ibashe kwa namwe. Bene data bavandimwe, turakomeza kandi tuzanakomeza kugira ngo umugambi w'Uwiteka ubashe gusohora ku cyo yagambiriye. Kuko biravuga ngo uko mwabonye imvura igwa ikamanuka igatosa ubutaka
nisubire nk'uko yaje, ni ku ijambo Uwiteka yohereje kugira ngo ritegure ntabwo rizasubireho ubusa, ahubwo ijambo rizagenda rikoze icyo Uwiteka yaritumye. Kandi ntabwo Uwiteka azaza gutwara abantu, Uwiteka azaza gutwara umuntu, umugeni ijambo, uwo ni Uwiteka ashaka. Imana ibaho umugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Bifurije amahoro y'Imana, kubona mwene so Damien. Imana ibakomeze mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Tikanga ina bela ekolo tikanga ina bela ekolo sokina kokufanga ina kweba te sokina kokufanga ina kweba te tikanga ina bela ekolo tikanga ina bela ekolo sokina kokufanga ina kweba te sokina kokufanga ina kweba te muni ache nimbie Mungu muni ache nimbie Mungu kama nitakufa mimi sijue kama nitakufa mimi sijue. Bye. Amen.